duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza. Azitwa igitangaza. Yesu twibuka nk'uwavutse, yavutse ari igitangaza. Kandi azitwa umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Yesu ashimwe bene data, abavandimwe mudukurikirana kuri iyi televiziyo Aduhumurizanye TV, channel ya YouTube, mudukurikirana muri abakristo, harimo abakristo tuyoboye, harimo abakristo b'inshuti zacu n'abavandimwe batandukanye mudukurikirana. Turabasuhuje mwese aho muherereye. Turabifuriza Noheli nziza, turabifuriza umwaka mushya muhire, turabifuriza kugubwa neza aho muri hose. Turayifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire abantu bose bari mu Rwanda, mu ntara zitandukanye z'u Rwanda. Hari abari burasirazuba, tubifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2023. Hari abari mu ntara y'Iburengerazuba, mu turere dutandukanye tw'iyo ntara y'Iburengerazuba, tubifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Kandi turibuka abari hepfo aho ngaho mu ntara y'Amajyepfo no mu ntara y'Amajyaruguru, mwese mu ntara enye z'igihugu cyacu, tubifurije umwaka mushya muhire na Noheli nziza, muzawurye ntuzabarye. Hanyuma turagaruka ku mujyi wa Kigali aho dutuye, aho dukorera umurimo w'Imana. Hano tufite uturere dutatu. Hari akarere ka Gasabo ari nako dukoreramo umurimo, hari n'akarere ka Nyarugenge n'akarere ka Kicukiro. By'umwihariko abakristo bacu baturuka mu utwo turere tubifurije Noheli nziza. Turagaruka ku bakozi b'Imana dukorana umurimo, mwese abakozi b'Imana mu nzego zitandukanye, abadiyakoni, abigisha batandukanye, bavuga butumwa, mwese mu mpano zanyu no mu mihamagaro yanyu, tubifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Munyemerere mbashimire uyi myaka dutambutsemo itaratworoheye. Imana yagiye ibana namwe, irabarinda, ibakoresha iby'ubutwari, ibakoresha ibyari bikomeye, by'umwihariko mu bugufi bw'itorero, mu bugufi bw'umurimo w'Imana. Imana ibaha umugisha. Kandi ntabwo twakibagirwa abaturanyi, kandi turibuka abaturanyi bo mu bihugu byacu duturanye nabyo, u Burundi, Kongo, Tanzania, Uganda. Dufiteyo n'inshuti n'abavandimwe ndetse n'abakristo bacu dusengana kuri iyi televiziyo yacu, dusengana mu buryo bwa online, dusengana mu buryo butandukanye duhamagaranye, mwese ku magroupe atandukanye. Tubifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2023. Muri ibyo bihugu rero turabifuriza Noheli nziza. Turabizi neza ko Imana yagiye ibana namwe, mufite ubuhamya butandukanye, mufite amashimwe, mufite byinshi mwavuga. Nubwo kuva muri 2020 ubwo ku isi hose hateraga icyorezo cya COVID-19 cyahungabanije byinshi, kishe byinshi mu buryo bw'iterambere ry'ibihugu bitandukanye, bigeze ku muryango birakomera, ndetse bigarutse no ku itorero ryagize guhungabana gukomeye kubera icyo cyorezo cya COVID-19. Imyaka 2 irashize duca mu ngaruka zikomeye z'icyo cyorezo. Uyu mwaka 2023 n'umwaka tugiye kwinjiramo, hari impinduka nibuze tugenda tubona, kandi Imana yagiye ikora ibikomeye, turashima. Hari benshi bapfuye, murabizi, ntabwo twabirondora ngo tuzabirangize, ariko hari n'abandi bagiye bakiri iyo ndwara, icyo cyorezo. Turashima Imana ko muri byose bikomeye yagiye ibana natwe. Turabifuriza Noheli nziza rero muri ibyo bihugu by'abaturanyi, aho muri hose, aho muherereye, mu ntara zitandukanye, mu turere dutandukanye, mu masectors atandukanye ataramwe, turabifuriza Noheli nziza. Ntabwo kandi nakibagirwa kwifuriza Noheli nziza abantu bari ku migabane itandukanye. Dufite abantu mudukurikirana online, mudukurikirana mu materaniro yacu live hano kuri Duhumurizanye TV, ndetse mudukurikirana muri ku migabane itandukanye. Turi buku mugabane w'Uburayi, turi buku mugabane wa Europe, turi buku mugabane wa Asia. Dufite abantu batandukanye, inshuti zacu mudukunda
kandi mutwifuriza gutera imbere, kubaho neza, kwaguka, kugira aho tugera. Turabizi ko mudukunda, natwe turabifuriza Noheli nziza ndetse n'umwaka mushya muhire. Turabakunda kandi turabasengera. Turibuka abantu bari muri Canada, turibuka abantu bari muri Amerika, turibuka abantu bari muri Australia. Turabifuriza Noheli nziza. Hari inshuti zacu zirariya muri Belgique, turabifuriza Noheli nziza. Dufite inshuti mu Bufaransa, abavandimwe mwagiye mugenda muvuye hano mu Rwanda mukajya kuri iyo migabane itandukanye mu bihugu bitandukanye, turabifuriza Noheli nziza. Tubonereho kwifuriza Noheli nziza abantu bari hariya mu birwa bya Maurice, inshuti zacu, abavandimwe twabanye hano mu Rwanda. Imana ishima ko mugera kuri ibyo birwa, Imana ibaha umugisha kandi turabifuriza Noheli nziza. Mwese uko mudukurikiye turabifuriza kugira Noheli nziza, kandi ntabwo twakibagirwa abakristo bacu muri Dubai. Turabifuriza Noheli nziza aho muri mu mirimo yanyu, aho ngaho za Katari, aho ngaho mukora umurimo kugira ngo mubashe kugira uburyo mwakiteza imbere kandi munasenga. Turabifuriza Noheli nziza, Imana ibaha umugisha. Rero Noheli twibuka iratwibutsa kuvuka ku mwami wacu Yesu Kristo. Iratwibutsa kuvuka ku mwami wacu Yesu Kristo, kandi koko yaravutse. N'abatabyemera cyaba ari ikibazo cyo kuba batabizi, kandi mbibutse ijambo rikomeye, kuba ibintu utabizi ntibivuga ko bitabayeho. Oya, kuba utazi ibintu, kuko hari abantu bamwe bemera ibintu abandi ntibabyemere, ariko mu ijambo rimwe kuba burya umuntu atazi ibintu ntabwo bivuze ko ibyo bintu bitabayeho cyangwa bitariho. Natanga urugero, mwese munkurikiye mwamenye kuko mwamaze kumbona, ariko burya mutari mwambona nariho kandi nari mpari. Nawe kandi tuziranye uri inshuti yanjye, ntari nakumenya, nukuri ntabwo nari nzi kuriho, nta nubwo nari nzi ko hari, ariko maze kukumenya narakumenye, menya ko nahari, menya ko nariho. Rero burya ibintu bimwe abantu barwanya ntibabyemere, hari igihe baba ari ukutabimenya. Rero kuba atabizi ntibikuraho ko biriho kandi byabayeho. Rero Noheli twibuka, turibuka kuvuka ku mwami wacu Yesu Kristo. Wavutse avukira mu isi, avukira ahantu hazwi mu ntara ya Galilaya, avukira mu mudugudu witwa i Betelehemu, akurira mu mudugudu bita i Nazareti. Murabizi ni hariya muri Isiraheli, mu murwa mukuru wa Yerusalemu, hariya aho tuvuga ngo ni wabo w'amateka, amateka kandi twese dufite dukwiriye kwigiraho. Buriya ibintu byose bigira imvo, bigira aho biva, bikagira naho bigana. Ubutumwa bwiza dufite bufite aho buva, bufite naho kandi bwatujyanye naho butugejeje. Bene data, ndakwifuriza Noheli nziza, ndakwifuriza umwaka mushya muhire. Ndagira ngo mvuge utuntu dukeya kuri uyu munsi, ndagira ngo mvuge utuntu duto cyane. Yesu tuvuga wavutse, yavutse afite amazina menshi, yavutse afite amazina menshi. Bamwe bamwita umukiza bitewe nuko abahanuzi bamuhanuye. Hari uwamubonye nk'umukiza kuko azaba aje gukiza abantu ibyaha byabo. Aravuga ngo umwana yatuvukiye kandi uwo wavutse ni umukiza. Irindi bamwita umucunguzi kuko yaje aje gucungura abantu abakura mu makuba, abakura mu ngorane. Murabizi ko dufite ubuhamya bwinshi kandi nawe unkurikiye urabufite pe. Hari aho yaducunguye twabuze abaducungura, hari aho yaducunguye twabuze imiryango iducungura, hari aho yaducunguye twabuze inshuti ziducungura, hari aho yaducunguye twatawe tudafite uwadutora ngo adukunde atwiyegereze. Umucunguzi arahagoboka, nawe ufite ubuhamya urabizi. Yewe mvuze kugucungurwa, yaducunguye mu bata bw'icyaha. Ubu turi abana b'Imana, turabaraganwa na Kristo amasezerano. Singiye kuvuga kuri icyo, abandi bamwise uwasizwe. Yasigiwe kuvuga neza, yasigiwe gukiza abantu imvune zo mu mutima. Ninde wavura imvune zo mu mitima? Abantu bari bafite uduhinda, ababyeyi bari bafite uduhinda bagendana, abagabo, imfubyi zari zibabaye, zari zirushye, zitari zizi ko zizabaho, zitari zifite ibyiringiro by'ejo hazaza. Yazivuye imvune zo mu mitima kuko yarasizwe. Yesaya murabiza muhanura mu gice cya 61 yaravuze ngo kandi umwuka w'umwami Imana ari kuri jye,
ngo kandi yantumye kuvura imvune zo mu mitima no kumenyesha ngo imbohe ko zibohorwa no kumenyesha umwaka umwami azagiriramo imbabazi. Bene data, uyu yari yarasigiwe kugira ngo azaruhura imitima irushye. Rero kuri uyu munsi twerekeza kwibuka Noheli, ndagira ngo aho umutima ubabaye wasizwe yongera kurure mu mutima wawe. Aho ibitekerezo byawe wumva birushye, biguwe nabi, wumva uri mu bihe bibi, birashoboka. Ariko dufite umwami wavutse kandi yasigiwe kugira neza, yasigiwe kuvuga neza, yasigiwe kuruhura, yasigiwe gukiza. Akumara umubabaro ufite muri iki gihe mu mpera zo gusoza uyu mwaka. Ndakwinginga avuke nkuko tubyibuka, ariko avukire mu mutima wawe. Kandi hari uko abahanuzi bakomeje kumubona, bamubonye nk'umuhanuzi ukomeye uhindura ibintu, bamubonye nk'umuhanuzi ukomeye ushobora guhindura ibintu. Murabizi Yesaya amuvuga mu gice cyaho, ni igice cyaho cya 9. Reka tugisomeho gatoya maze tuze gukomeza twifurizanya Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Igice cy'umuhanuzi Yesaya cya 9 umurongo wa 5 yaravuze ngo aya mazina yiswe ni amazina yakoreyemo. Yesu yakoze ibitangaza, yitwa igitangaza. Kuva avutse yavutse mu buryo bw'igitangaza, akura mu buryo butangaje, akora umurimo we mu buryo butangaje, asoza umurimo we mu buryo butangaje, apfa mu buryo butangaje, azuka mu buryo butangaje. Simvuga kuri ibyo byose, ndavuga ko twahawe impano ikomeye ari we Yesu Kristo. Iyo usomye umurongo waho wa 6 haravuga ngo gutegeka kwe n'amahoro bizagwira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bubukomeze bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka uhere none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Amen. Uyu ni umuhanuzi Yesaya wahishuriwe kuvuka ku mwami. Amuvuga amazina uko yayabonaga, avuga ubutwara azakoreramo n'imbaraga n'ubushobozi azakoreramo. Yaravutse, turabyibuka. Noheli rero iratwibutsa ko ari uwavutse kandi yavukiye ngewe nawe. Birashoboka ko waba udukurikirana utari wamwakira ngo ayobore ubuzima bwawe, ariko muri iyi mpera y'umwaka icyifuzo cyanjye ni kimwe, nuko twagira umugisha wo kwakira iyo mpano twahawe, tukagira amashimwe yo gushima kubwe. Ibyo dukora byose, nibyo tuvuga byose, nibyo twagezeho, nibyo tutarageraho, tubikesha umwami. Uwo rero niwe tuvuga kuri uyu munsi, niwe twibuka. Ese hari akantu gatoya nibaza, wowe umwita nde? Hari uko abahanuzi bamwise, wowe umwita nde? Hari uko wamubonye, hari uko nanjye namubonye. Uyu munsi ndi umukozi w'Imana, nkorera Imana, nkorera ubwami bwa Kristo. Hari uko namubonye imyaka yose yatambutse, hari uko namubonye ankura mu rwobo, hari uko namubonye ankura mu marira, hari uko namubonye amara ubupfubyi, hari uko namubonye angoboka narindushye, hari uko namubonye ankiza ibyaha, hari uko namubonye ankiza indwara, hari uko namubonye anduhura umuruho nari mfite w'igihe kirekire, hari uko namubonye aransiga, aranogereza amara umubabaro nari mfite uteye ubwoba. Ndamwita umwami wanjye, ndamwita Imana, ndamwita umujyanama, ndamwita Imana ikomeye. Wowe umwita nde? Twerekeza kuri Noheli itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Ndagira ngo utekereze neza aho uherereye hose, mu bihugu bitari bimwe, ku migabane itari imwe. Hano iwacu mu Rwanda, mu baturanyi i Bugande, muri Kongo, mu Burundi, muri Tanzania, muri Kenya ndetse n'ahandi muri Afurika, twese abamenye Yesu by'ukuri tumwita nde? Umwita nde mu rugo rwawe? Umwita nde mu rushako rwawe? Umwita nde mu bana bawe? Umwita nde mu babyeyi bawe? Umwita nde mu rugendo rwawe rw'ubuzima bwawe? Umwita nde? Umwita nde nkawe, nkanjye? Umwita nde
ushingiye ku byo yakoze bikuzengurutse by'ubuhamya bwawe bwa buri munsi, umwami wawe wowe wamwemeye ukamwakira nk'umwami n'umukiza, umwita nde? Reka mbabwire bavandimwe, mfite uko namwita. Uyu mwami mbabwira twibuka wavutse, twararwaye araturwaza, araturwaza turwaye ntitwapfa, kandi indwara twari turwaye zahitanye benshi, zahitanye abandi, ariko yaraturwaje. Kabone nawe waba ukirwaye, uri umukandida wo gukira ukaba muzima, ufite uko wamwita muri ubwo burwayi. Twarashonje aratugaburira, abenshi dufite ibidusagutse, dufite byinshi. Yaduhaye amazu turaryamamo, yaduhaye amamodoka tugenderamo, yemwe ntabwo kavukire yacu yaduhaga amahirwe yabo turi bo none. Oya bitekereze nawe neza, bitekereze nawe. Uyu mwami umwita nde? Aho akugejeje, aho yakuvanye umwita nde? Reka mbawuruge, imfubyi yaraze zirakura, zirashaka, ziriga, azifasha kwiga, ziriga, zirashaka, zirabyara, yewe zirororotse, zigwisha amaboko, zari imfubyi zidafite epfo na ruguru. Yewe nkanjye namwita se w'imfubyi. Abapfakazi yitayeho, akabarwaza mu bupfakazi bwabo, ntibakorwe n'isoni, ntibandagare. Nkawe umwita nde? Ndagira ngo iyi Noheli uyitekereze, ariko urebe umwami wawe, ushaka izina wamwita muri iki gihe. Si icyo gusa navuga, yemwe yatanze abana ku bari bihebye ko batazabyara, abandi bari bafite abana b'ibirara abaha agakiza. Iyo ngarutse ku ngo zo zagombaga gusenyuka, zari zituye mu manegeka, na zimwe zidigituye mu manegeka, ariko umwami arazisindagije. Hari imyaka utari uzi ko urugo rwawe rwaba rukiriho, ruracyariho. Umwami wawe umwita nde? Kuri iyi Noheli umwita nde? Mushiki wanjye, murumuna wanjye, umwami wawe umwita nde? Mu rugendo rw'ubuzima bwawe umwita nde? Reka mbabwire, twese uko turimo twerekeza kuri uyu munsi mukuru wa Noheli, hari akantu nabibutsa gatoya, hari akantu mbibutsa. Yavutse asuzuguritse kugira ngo icyubahiro mfite nzakibone. Yavukiye mu muvure w'inka, twavukiye abenshi muri beriso, ndetse abandi bavukiye mu nzu za nyakatsi no ku dusozi, abandi bavukiye mu buhungiro, badafite iyo bava n'iyo bajya, badafite nubatwikira utwenda twiza. Bavandimwe, amateka yacu murayazi, yemwe n'abatayazi bayabwirwa bakayamenya, ariko uyu mwami dufite uko twamwita mu mateka yacu. Rero ibuka ibyo yakoze, ibuka ibyo yakoze muri iyi Noheli, ubirekonese. Ni byiza ko twibuka ko yavutse ku bwanjye. Njya nibaza ibyaha yambabariye, karande y'iwacu ntiyari kuzatuma mba uwo ndiwe none. Ndatekereza nkwiriye gushima. Tegura, Bibiliya yatubwiye muri Matayo, hariho abantu b'abanyabwenge, abakristo tuganira nonaha, mbifuriza Noheli nziza. Reka mbifurize kuba abanyabwenge, reka mbifurize kuba abahanga. Dore abanyabwenge icyo bakoze. Reka dusome muri Matayo 2:6. Ubuhanuzi bwahanuwe aho azavukira, nuko azavuka, nuko Imana yavuze azavukira, nuko ihita. Matayo, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 2:6. Bati ni Betelehemu niho azavukira, mu gihugu cy'Iyudaya. Niko byanditswe n'umuhanuzi wo ni Yesaya wabihanuye, nami kabigarukaho. N'abandi bahanuzi bagenda bivugaho, ba Yesaya bo n'abandi. Abahanuzi benshi bahanuye uko azavuka, bahanura n'ahantu azavukira. Bari baravuze ko azavukira i Betelehemu. Rero baravuga ngo ubuhanuzi bwuzuye, haravuga ngo nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yudaya, ni ukuri nturi mutoya mu midugudu yose, mu midugudu ikomeye ya Yuda.
kuko muri wowe niho hazaturuka umutware uzaragira ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli. Nuko Herode ngo ahamagara abanyabwenge rwihishwa. Murumva ko Herode yari umwami uyoboye muri kiriya gihe, yari umwami w'Umuroma, ariko kubera ko Isiraheli yari iri mu butware itwarwa n'andi moko, yari itari yabona ubwigenge, kuko Isiraheli ibonye ubwigenge vuba n'ejo bundi rwose mu 1948 niho yabashije kubona ubwigenge. Rero iki gihe ni kera. Bibiliya iratubwira ngo uwo mwami witwa Herode yari umwami w'Umuroma, maze ngo ahamagara abanyabwenge rwihishwa abasobanuza neza igihe baboneye ya nyenyeri. Abatuma i Betelehemu ati nimugende musobanuze neza iby'uwo mwana, nimumubona muze mumbwire nanjye njye kumuramya. 9 bamaze kumva umwami baragenda, kandi ya nyenyeri babonye bakiri burasirazuba ibajya imbere irindi igeraho uwo mwana ari irahagararaho. 10 babonye iyo nyenyeri baranezerwa cyane. Ubundi biradukwiriye ko tunezerwa nubwo turi muri kondisiyo zishobora kuba atari nziza. Hari ubukene waba urimo wibaza ngo nzakura kenda he, nzakura ibyo kurya he, nzakura ibyo kunywa he. Abandi barimo barabitegura, abandi bazabaga, abandi bazotsa, abandi bazateka. Ukaba wibaza ngo ngewe nta nuko mfite nabigenza. Reka da, yego birashoboka, ariko komeza wishime. Ibyishimo byawe bikuremere ikintu gisa n'ikitagaragara ariko umutima wemera ko gihari. Ubwo yavutse yavukanye n'ibyawe byose. Ubwo yavutse yavukanye n'umugambi wawe wose. Ubwo yavutse yavukanye n'ubuzima buhishwe butazwi, ariko we yagiriye neza. Ugomba kugira uko umwita, ukagira uko umwitegura. Dore abanyabwenge uko bamwiteguye rero, ngo bageze aho ari ngo baranezerwa cyane. Bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina Mariya, barapfukama baramuramya. Icyambere, ukwiriye kuramya uwo mwami kuko ni umwami ukwiriye icyubahiro. Icyubahiro ntabwo ari icy'inyuma ku mubiri, icyubahiro ni icyo mu mutima. Dukwiriye guha umwami wacu watuvukiye icyubahiro gikwiye ku ndiba y'imitima yacu, tukamushima, tukavuga ngo waravutse kandi wavukiye jyewe. Hari aho umvanye, hari aho ungejeje, hari n'aho unjyana, kandi ndabigushimira. Ukamuramya. Icya kabiri, maze bahambura imitwaro yabo, barahambura bera bima. Hari ikintu ntekereza, ese wari uzi ko ibintu byose utunze uyu mwami yabigizemo uruhare kugira ngo agufashe kukurinda ubwawe, kukurinda? Ushobora kuvuga ngo ngewe ngo kandi ngo ntari nakizwa. Reka da, uyu mwami ajya arinda abakijijwe n'abadakijijwe. Uyu mwami ajya arinda abamwemera n'abatamwemera. Uyu mwami ajya akunda abamwanga n'abamukunda. Uyu mwami ni umwami w'ineza. Yesaya yamuvuze neza, aravuga ngo yemwe uyu nguyu twamurebye nk'usuzuguritse, ngo tureba ngo indimba ze, ngo tureba uburyo aca mu bibazo, nyamara arahanura. Aravuga ngo izo ndimba nizo yishyizeho, ni izacu, ibyaha byacu nibyo yikoreye. Muri ziriya ngo n'imibyimba yabyimbye ngo niho yadukirizaga indwara. Murumva akunda n'ababi. Rero yarakurinze nubwo waba utari mwiza mu buryo bw'umwuka. Yarakurinze, akurindira ibyawe, akurindira abawe. Ukwiriye gutegura ugahambura. Hambura umutima wawe, hambura muri iki gihe. Uhambure mu buryo bwose kugira ngo utangire utegure uburyo uzamushimira kuri Noheli. Ucelebratinge n'umuryango wawe, ucelebratinge n'abawe, wishime unezerwe kuko umwami yatuvukiye. Dore uko bamaze guhambura ngo batanze iby'igiciro, batanga iby'icyubahiro, batanga ibyiza byose byari bikwiriye gutangwa, kandi bamaze kubitanga babitanganye umutima unezerewe. Rero ibuka ibyo yakoze, ibuka rwose. Kandi ndakubaza, ese ukwiriye guhambura pe? Ukwiriye guhambura. Iyo wahambuye imitekerereze ugahambura umutima, ukavuga ngo ariko mana ni ukuri yaravutse koko, ariko se ndabirekonesa gute, ndabiha agaciro gute? Ese ko nizeye umwami wanjye yakoze iki, mu muryango wanjye yakoze iki, mu bana banjye yakoze iki, ahantu hose yakoze iki, mu kazi yakoze iki, nakora iki kuri uyu munsi wa Noheli? Ngo abanyabwenge atarabaswa bahambura imitwaro yabo, kandi bahambura iby'igiciro. Ngo maze
bahambura imitwaro yabo, bamutura amaturo y'izahabu, apana amaturo y'agasuzuguro. Hari abantu batanga amaturo y'agasuzuguro. Reka mbabwire amaturo y'agasuzuguro mu mbabarire, muri Afrika iwacu tugira ibintu tutavugaho. Iyo tuvuze amafaranga dusa n'abarwayi, ariko ubaza imirimo Imana yagukoreye, utura amaturo angana iki? Gute Imana yakubakira inzu ya miliyoni 100 ukajyana ituro ry'ishimwe ry'igihumbi? Gute Imana yaguha uburyo bwo kubona uburyo wigisha abana ukabigisha ubarira miliyoni 5 cyangwa zirenga, ukabasha kubaho ubuzima buri hejuru, ariko wajya mu nzu y'Imana ukajyana akantu ko kugira ngo ni nko gusemboriza gusa, kwerekana ko wabikoze, ariko bera b'Imana ntabwo ari by'Imana yishimira. Yego, ntabwo Imana iyobowe n'amafaranga yacu, oya, ariko umwami ikigaragaza kumwubaha n'amaturo abamo. Ese umwami akwiriye guturirwa iby'agasuzuguro? Umwami akwiriye guturirwa ibiciriritse ari umwami? Aba rero bitwa abanyabwenge bamenye igikwiriye mu mwanya wabo. Umva, bajyana amaturo yabo y'izahabu n'icyome n'ishangi. Ibi bintu murabizi, tugiye mu busobanuro nta giciriritse mvuzemo. Muri ibi bintu batanze ku mwami Yesu wari wavukiye mu muvure, byasaga naho ari nko kuvuga ngo ibitanzwe ni by'igiciro, ariko wavutse n'uwagasuzuguro. Ariko mureke mbabwire, Yesu n'uw'icyubahiro nubwo yavukiye ahantu hatari heza. Yesu n'uw'icyubahiro nubwo yavukiye muri kondisiyo itari nziza, nubwo yakuriye i Nazareti ahantu hari hasuzuguritse, ariko yari umwami. Kandi nitumwubaha, tumwubahisha ibyacu byose, tumwubahisha imitima, nibyo dutunze. Mureke dutekereze aho turi, turebe ibyo yakoze, tubari imirimo yose. Umuririmbyi yaravuze ngo bari iyo migisha yose yakoze ku buzima bwawe, yaguhaye. Bari uburyo yakurinze, ubari uburinzi wahawe. Niyo nahera muri 2020 gusa, murebe uburyo twari twihebye turi mu mazu twese, isi yose, imigabane yose twari mu nzu, business zarahagaze, ibintu byose byarahagaze, nta urya imitima araduhagazemo. Ariko dore Imana iduhaye ihumure, iragenda icogoza iki cyorezo cya Covid. Iyi myaka 2 ishize, tekereza imyaka yatambutse, tekereza, uratekereza gushima uti? Niba ufite uko umwita ushingiye ku byagukoreye, uratekereza gushima gute? Aka gatatu navugaho nsoza, bene data, urateganya gukora iki muri uyu mwaka 2023? Noheli zizahora ziza, hari izabanjirije iyi ngiyi twizihiza. Urategura iki? Tegura umutima, aho wawimye Yesu uwumuha uvukiremo. Ibyawe byose ubihe umwami, abikoreremo, abiyobore. Kuko dushobora guha Yesu imitima, ariko ibituzengurutse tukabimwima. Gushima birakwiriye. Tekereza 2023 uvuga ngo ariko nzakora iki? Umwami wanjye 2023 ndagendana nawe gute? 2023 nakora iki kugira ngo ndusheho gusabana nawe, umwami wawe? Mbifurije Noheli nziza, mbifurije umwaka mushya muhiri, mbifurije kugomeza gusabana n'Imana nk'uko byari bisanzwe, ariko kandi turushaho kongera ubusabane bwacu n'Imana. Muzagire Noheli nziza aho muri, muzagire umwaka mushya muhire, muzagire kunezerwa. Ariko utu tuntu ndukwibutse: ijambo rya mbere, wa Yesu mwitande; ijambo rya kabiri, yakoze iki ku buzima bwawe; ijambo rya gatatu, witeguye kumushima gute; ijambo rya kane, urateganya gukora iki muri uyu mwaka wa 2023. Noheli nziza kuri mwese, Noheli nziza kandi izababere nziza ibihe byose. Umwaka mushya muhira wa 2023. Shalom, shalom.